Pawulo mu mwuka aravuga ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, yego ahubwo ube icyitegererezo yego cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe, yego no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye. amen. Dushobora kuza gusoma tukageza ku murongo waho wa 14, ariko mu by'ukuri gukorera Imana uri umusore birashoboka kuko Imana mu kuba yaraduhaye agakiza ku buntu yaraduhamagaye turitaba. yego Bityo rero urugendo rwacu turakura uhama hahandi ho wari uri ugikizwa ubukura, uhita rero wiga gukorera Imana, yego ukisanga ukorera Imana, akaba muri we agira kwitanga. yego Nta kabuza Imana izasohoza imirimo yo gukiranuka mu murimo arimo gukora. amen amen. Rero rubyiruko, bantu batoya mufite ishyaka, Imana izakomeza umuhamagaro uri muri mwebwe, kuko ni urugendo, agakiza ni urugendo, Yego. tugiye dutozwa, tugiye tumenya, tugiye twunguka. Imana ni nziza. amen. Sister Gorete, numva hageze biryoshye, numva ameze nk'utangiye none, numva nk'utangiye none mfite na package, mfite na package n'ubundi buhamya igihe kinini kirengana gutyo. Reka ibyo y'igihe mperutse no gutozwa noneho, mperutse gutozwa rwose in theological school, noneho ubu ngubu noneho waragraduatinze, numva nezezwa no gukorera Imana. Noneho Imana iravuga iti nguhaye surplus. Noneho ntabwo uzayobora Imana na lisansi ya human resources management, ahubwo reka nguhugure ngutoze neza. yes. Ejo bundi mu kwa gatatu tuzakora graduation muri Africa. Ariko wowe ndabona woherejwe igihe kigeze, urutonde rwarasohotse, tugiye ku graduating. amen. Imana ni nziza cyane, utayikorera utayihamya ni amen. oya nawe that's far we have come from. Ebenezer, he has been our Ebenezer. Hallelujah. Hari byiza binezeza, hari umunezero narabona hanze, kandi iyo umaze kuhagera nubwo bimenya yuko hari umunezero, wowe ngwino usogongere umenye ko Yesu agira neza. Nutinye nuvuge ngo ndahera hehe ndaca, oya twatangiye turi bato, dera aho tugeze, n'abandi bakiri inyuma yacu nabo bazanahagera ndetse baharenge. Rero wowe ukiri hanze cyangwa ugifite hano na hariya, uraza ugakizwa ukajya n'ahandi muri za ambiance zo hanze, oya mesa kamwe, ngwino mu nzu y'Imana, hari byiza cyane bizakunezeza. Kandi iyo ukijije ukamesa ugashyiraho umurongo wo gutandukana n'ibibi, iki nicyo kibazo twari tumaze kuganiraho cyo kwitandukanya. Itandukanya n'ibigukuraho amavuta, ibitumaraho amavuta. Turaba umucyo, ntabwo umucyo n'umwijima bihura. Reka da, kimwe kije ikindi kivaho. Rero uyivanga, wiza gusenga ngo uramye ukubite gita, nushyika hanze ugende ukikirane n'abakobwa cyangwa se ujye kunywa inzoga, ni oya mesa kamwe, uze mu nzu y'Imana, uzahabonera ibyo ukeneye byose mu by'ubuzima, uzunguka cyane, uzahabona ibyiza pe, ndabigutuye. Wowe uzaze, turabahamya aho tugeze, ni ukuri amahoro menshi, umunezero, dufite umunezero cyane. Turashima Imana yabanye natwe, turashima Imana yabanye namwe abadukurikira, abo twiganye, turashima Imana ho. Yesu ashimwe cyane. Inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, twongeye kubaha ikaze kuri wa munsi wacu wo guhana ihumure aho duherereye hirya no hino. Rero turabashuhuje mu izina rya Yesu, tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino. Turabakunda kandi nukuri munyira imitima yacu ko mudukurikira, mutanga ibitekerezo, mushimira ibiganiro byatambutse, munatwishyuza kugira ngo twongere dutumire babakunzi banyu. Rero turabibashimiye cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane. Uyu munsi rero ni umunsi Uwiteka yaturemeye kugira ngo tuwunezererwemo. Iryo ni ijambo ry'Imana tugenderaho. Rero uyu munsi twagiriwe ubuntu cyane, jewe nagiriwe ubuntu cyane guhura n'umuvandimwe n'umupasiteri witwa Bahire Eugene. Benshi muramuzi, ubwo cyane cyane ndavuga generation yacu. Reka tumuhe ikaze abasuhuzeho. N'ikaze Bahire. Urakoze cyane Sister Gorete, urakoze cyane kuba dukurikiye. Nibyo kuko nitwa Pastor Bahire Eugene, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Imana yaduhaye umugisha, ni iryo torero rya mbere. Amen. Amen. Turashima Imana rero, umunezero kubonana nawe Gorete. Twajyaga tuvugana ariko ntitwari duherukanye. Yego.
Yesu aguha umugisha cyane. Eugene Bahire, rero mbere yuko twinjira mu kiganiro nyamukuru cyaduhuje uyu munsi, reka tubanze dushime Imana yongeye kuduhuza tukiri bazima kandi twarabanye mu rugendo tukiri abana bato dukorera Imana, tukaba tugeze n'aya masaha tukiri kumwe. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kuko uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana y'amahoro, uri Imana irinda, uri Imana ikuza, uri Imana y'ibihe byose. Wabanye natwe, twongeye guhura muri studio tuvuga gukomera kwawe, tuvuga imbaraga zawe, tuvuga urukundo rwawe, tuvuga ko wabanye natwe. Warakoze kundinda, warakoze kurinda Bahire, warakoze kurinda ndetse n'abandi bose twiganye, abo tuzi n'abo tutazi hirya no hino. Mwese turavuga ngo Data abaho umugisha. Mwami rero turakunezererewe, uvugane natwe mu magambo tugiye kuvuga, utwuzuze, dufashwe n'abadukurikira bafashwe, kuko ibyo tuvuga ni ijambo ryawe kandi ntabwo rijya rimanukira ubusa. Turagushimira kumvishe gusenga kwacu, byose ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen, amen. Bakunzi bacu, inshuti zacu, rero nongeye kubaha ikaze. Ni umwanya tugiye kubana n'Abahire mu magambo atari menshi cyane yo kuganira ku murimo w'Imana. Rero naratangira ingingo nyamukuru, ndasuhuza abanyeshuri twiganye mwese muri Rwanda International Academy, nyumiza guhindura izina, irongera ubu ngubu noneho harya ngo ni Kagarama Secondary School. Ni Kagarama Secondary School. Namwe abariyo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ariko turiyegereza intake yacu, ari abari hasi yacu n'abari bari imbere yacu n'abo twari ku cyiciro kimwe, mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye. Benshi mwabaye abapastori, ni ukuri turashima Imana yabanye namwe, kuba mutaraguye, kuba mutarabivuyemo. Ibyo bigaragaza yuko mwizeye Imana yanyu bwite, mwizeye Imana mwasobanukiwe, atari ya Mana y'ikigare, atari ya Mana y'ikivunge. Ariko turabashimiye ni ukuri kubwo murimo. Benshi mu matorero, mukuriye amatorero, muri abapasiteri, muri abadikoni, imirimo yose mukora Imana ibahe umugisha. Amakorari twajyaga turirimbana korari umugeni, Imana ibahe umugisha abo twaririmbanye, Light Shining, Imana ibahe band mwese, Imana ibahe umugisha. Ni ukuri turabashimira cyane aho muherereye hirya no hino. Navuga ngo ni mugumemo dukorera Imana. Rero nimuze dukorana uyu murimo wo kubwirana ibyururutse umutima. Birashoboka ko hari bene data bahuye n'ingorane mu nzira, kuko urugendo ni rurerure, ariko turabihanganishije. Wowe mwene data waba warahuye n'ikibazo runaka mu rugendo rwawe, yaba ari mu rugo washatse, yaba ari mu buzima busanzwe bwo kubaho nabi, turasenze ngo Imana y'amahoro igusange kandi ikuzuze ihumure. Rero uyu munsi twifuje kubana n'Abahire. Muramuzi Bahire, rero uyu nguyu muzi akiri umusore, nanjye ndi inkumi twiga ku kigo kimwe, ariko iby'akarusho tuza kuba twese turi abakristu, turi abavugabutumwa, tuyoboye itsinda ry'abakristu muri icyo kigo cya Rwanda International Academy. Ni ukuri twakoranye umurimo w'Imana n'abandi mwese murahari, ba Rogers High aho muherereye hirya no hino. Alan, yego Alan mu minsi yashize yahuye n'ibyago, ya mama we yararuhutse, ariko turabihanganisha. Mwese abagiye bahura n'ingorane zitandukanye, Kazarwa, turavuga ngo komera, umwami Imana ari kumwe nawe. N'abandi mwese mwagiye muhura n'ingorane, turavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi mwakire ihumure. Dufite Imana ijya yongera igasubiza umunezero mu buzima bwacu. Rero mwakire umunezero mu byo mwahuye nabyo, turabizi ko ari iby'igihe gitoya, kugira ngo muzongere muhaguruke muhamye gukomera kw'Imana yacu. Rero Bahire yaratwigishije, Bahire yatubereye pastor, yaratuyoboye, natwe tumuri inyuma tumufasha. Ariko burya iyo wiswe pastor, iyo wiswe umuyobozi w'itsinda runaka, ni we biba bireba cyane cyane. Rero ndatekereza ko yavunikaga cyane, yadukoreshaga amasengesho menshi. Urumva yari ashinzwe kugenzura ibintu byose. Ni ukuri Imana igumugisha cyane Bahire, wakoze umurimo udasanzwe hariya hantu. Kuba n'ubu ngubu turi hanze nuko wakomezaga n'ucika intege. Ndatekereza izo gucika intege natwe twari kubivamo, wenda twari gukomeza, ariko wemereye Imana kugukoresha muri icyo gihe. Urakomeza uratuyobora. Burya abantu bafite umuyobozi mwiza ni ukuri bagera kure. Burya igihugu cyacu turimo turagenda tugera ku bintu byiza kubera ko dufite umuyobozi mwiza. Rero iyo ufite mu itsinda, iyo mufite umuntu ubayobora neza, ufite icyerekezo, mugera kure. Rero twese abavuye muri kiriya kigo turi abakristu, tukaba tukiri abakristu hanze, ni ukuri turabishimira Bahire cyane. Yarakoze kumvira Imana, yarakoze cyane pe. Amen, amen, amen. Rero Bahire, amen
ntabwo byari byoroshye Bahire. Twari mu bihe bikomeye, hari abana batari babisobanukirwa, uyu munsi bakaba baje guterana, ejo bakaba bavuyemo, ejo bakongera bagahaguruka bakaza bakihana, abo muri daka konazi twa tuguniguni twajyaga aya ni amateka. Ndifuza ko umunsi ubwo tuzahura namwe muhari, abapasitazi hamwe bari hano hafi barimo bakorera Imana, tuzahura ikindi gihe tuvuge mu gukomera kw'Imana ko yabanye natwe muri uru rugendo. Tuzagira umunsi mukuru. Yego. Uzi ko imyaka 30 iri hafi kuzura. Umwaka utaha. Urusengero cyangwa amateraniro Fellowship Academy itangiye. 30. Wadufasha 2025. Kuko twatangiye 95. Ishuri rimaze iminsi mike ritangiye. Ubwo abadukurikira murabyumvise, twitegura ibyo bihe. Uwanyuze muri Academy wese tuzagira igihe cyo guhura dutegura icyo kintu, hanyuma iyo myaka 30 tuzayizihize kuko dushima Imana. Uwiteka azabidushoboza. Reka tubisengere. Rero Bahire turamwakiriye, tugiye kuganira ku kiganiro cyo gukorera Imana tukiri abasore. Ubu twebwe tumaze gukura siko Bahire, tumaze gukura, ariko hari abandi baturi inyuma, hari abana twabyaye. Ntabwo dushaje. Natwe cya gihe cyacu twajyaga dutumira abapotre Masasu, tugatumira abapotre, tukajya dutumira abantu tubona ari abantu bakomeye cyane bo hejuru. Nukuri barakomeye bari abantu, n'Imana ibaha umugisha kuko badukuye ahantu, baradufashije. Uko twabatumiraga ntabwo bikakazaga bahitaga baza bakatugaburira ijambo ry'Imana. Nukuri yego Pastor Yoweri Sengoga. Yoweri, Imana ibaha umugisha cyane. Kandi bakomeje kubabiza. Amen. Nukuri mwese Imana ibaha umugisha cyane. Naringiye gutangira nibagiwe umuntu witwa Kabana Harriet. Kabana Harriet, Imana iguha umugisha cyane. Ntabwo twamwibagirwa pe. Nukuri pe. Ariko wari uzi ko aherutse kubyara impanga? Amakuru narayamenye, ni mwiza cyane. Umva ni umunezero udasanzwe. Kumeruka tumuhemba ku wa mbere. Ku musore mwiza hirwa. Ikindi gihe tuzamusaba aze hano muri studio, nawe tuzamusaba namara gukomera azaza. Ariko abatari babizi abanyeshuri be cyangwa se abantu twasenganye nawe, yarabyaye. Muhereza Imana icyubahiro, yabyaye impanga, umukobwa n'umuhungu, abana beza cyane. Ubuhamya bukomeye Sister Gore, kandi bigaragaza ko Imana ihari, yego yumva gusenga, idukunda, kandi iracyakora. Ariko ni igitangaza n'ukuri. Irakora ni ibitangaza. Haleluya. Ni umunezero udasanzwe. Kandi nibyo bigaragaza kwizera. Ni imirimo yo kwizera. Ariko abantu bataramusura muzamusure, murebe umunezero afitanye n'umugabo we. Umugabo we uramuzi? Wishije abantu amatsiko batamuherutse, ariko rwose yewe nahawe umugisha no kugera iwe. Yego. Afite umuryango uryoshye. N'abatarabikora muzabikore, tuzapange tumusure, hanyuma abone yuko turi imbuto ze. Yaradusengeye, yararaga amajoro arira, ngenda bizi cyane, akadusengera. None uyu munsi natwe turabakozi b'Imana. Kabana, Imana iguha umugisha, n'umutware wawe mwiza, n'abana bawe beza. Imana ikomeze kunezeze kandi kwagure. Amen. Rero Bahire, kuko muza akiri muto cyane, se nuko navuga tukiri abanyeshuri bwe tuba turi bato, ariko akorera Imana. Ndashaka kumubaza Pastor Bahire, urumva ko wabitangiye tukiri mu ishuri, ntabwo twari tuzi ko uzaba pasiteri ukomeye hanze, none yarakomeje abana pasiteri hanze. So rero ni ukuri tubishimiye Imana cyane kuko yagukomeje, kandi izina ryawe igakomeza ikaryubahisha, nawe ukaba pasiteri, ukaba intangarugero n'aho uri no mu matorero mubarizwamo. Uza gushaka n'umugore mwiza cyane witwa Joy, turagusuhuje. Imana y'amahoro iguha umugisha, nabizi ko dukurikira. Ni umugore mwiza cyane, n'umukozi w'Imana pe. Turakorana umurimo w'Imana hirya no hino. Data guha umugisha kandi akwagura. Ikindi gihe nawe uzaza hano dukorane ikiganiro muri studio yacu. Imana iri guha umugisha. Turavuga ngo ese Bahire, umuntu yashobora gukorera Imana akiri umusore? Gukorera Imana ukiri umusore birashoboka kweli? Birashoboka ukiri umusore, nutegwe nuwifuze bya bindi, birashoboka ko umuntu yakorera Imana akiri umusore? Ikibazo cyiza cyane, urakoze Goreti. Nanone inshuro ya kabiri ndagushimiye kudutumira muri iki kiganiro kuri Mpumuriza TV. Yego. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane. Umuntu wese yashobora kwibaza, birashoboka gukorera Imana umuntu ari umusore? Yego. Kubera iki?
yewe umusore aba afite imbaraga ntacyo atakora ntaho atagera ariko noneho by'akarusho ni ugukorera imana ni ugukorera imana n'ubundi imana iduhamagara tudafite ibyangombwa byose ariko kera umuhamagaro uba waratangiye mu muntu ukunda imana wakijijwe wavuze ati ngewe ubuzima bwanjye bwose nihaye gukora iby'imana ikunda ndakijijwe navutse ubwa kabiri gukorera imana umuntu ari umusore birashoboka urugero rwiza ni urwo twatangiye tuvuga tubwira abadukurikiye ukuntu byaturyoheye gukorera imana muri Kigali International Academy yabanje kwitwa Rwanda International Academy burya namera nk'ukwibutsa kandi ngahita nihuta twatangiye ari uko mpuye n'abakobwa ubabaye abadamu babiri b'impanga Kabera n'Uwera turabasuhuje no turabaramukije rwose aho bari noneho turahura tukaba twari tuziranye mu bihe bya primaire kandi mwese mukunda imana primaire imwe birumvikana mbaruseho ni barumuna banjye ni bato kuri jye ariko kuri primaire imwe noneho rero nyuma bo baza gukizwa bakizwa mbere yanjye biza kuba ngombwa yuko mbese i Bugande mpava nyuma yo gukora primary 7 njyaho muri Kenya Nairobi noneho nkomeza no kwigira aho ngaho burya twahuriye academy hariho tuje duturuka twe muri Kenya n'abavandimwe banjye yego ndabyibuka undi party cyangwa se abandi bo mu muryango baturutse i Bugande yego turaza noneho rero mu ishuri tugiye gutangira academy niho nahuriye na bene data twaraherukanaga icyo gihe haciyeho iminsi nk'inga ubwo turamukanya imana ishimwe yamenya ko nakijijwe tumaze iminsi mike tubona sister wacu wundi Peace Kanyange urugero Inyange yego noneho turangije ubwo twose tuzakomeza turadukije tudaterana niko kubasaba nti tujye guterana turahantu duterana dushaka class by'umugisha tugiye kubona mu minsi mike abantu bagenda batwiyongera bitaratinda rwose hamaze igihe kitari kinini niho umwarimu Kabana hari yaje aza kwigisha atubera umuntu udukomeje mu rwego rw'abastaff ahamya Kristo natwe nk'abanyeshuri akajya twumva dushyigikiwe tukajya tugira uburyo bwo gusenga rero gukorera imana umuntu ari umusore birashoboka amen twifashishije icyanditswe Timoteyo wa mbere 4:12 aho intumwa Paulo ihugurira Timoteyo ni umwana w'intumwa Paulo mu mwuka aravuga ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye dushobora kuza gusoma tukageza ku murongo waho wa 14 ariko mu by'ukuri gukorera imana uri umusore birashoboka kuko imana mu kuba yaraduhaye agakiza ku buntu yaraduhamagaye turitaba bityo rero urugendo rwacu turakura uhama hahandi ho wari uri ugikizwa ubukura uhita rero wiga gukorera imana ukisanga ukorera imana birashoboka cyane ndetse unyemereye nakubwira byihuse ibintu bigera kuri 5 byanshyigikiye byadushyigikiye na komite yacu kuko ndibuka ko waje kwisanga uri mu badvisors muri komite yacu tugakorana mu rwego rukuru rw'ubuyobozi navuga mbigeranyije nk'iki gihe ku itorero ryubatse nka executive ariko tugakorana no mu makorari no mu bihe by'amasengesho abantu bayoboye abandi ibintu 5 byadushyigikira ikintu cya mbere ndagira ngo tuvuge ku ijambo ryitwa kwizera icyo kintu cyitwa kwizera umuntu wese usibye n'urubyiruko ingeri zose z'abantu baba barakijwe mu itorero bakwiye kugira kwizera umusore rero wakiriye agakiza abeshwaho no kwizera muri bwa busore bwe uko kwizera kuduhindukira itara ritumurikira kwizera imana ukajya ubwirwa ngo caha kora ibi ntibikwiriye kandi ukizera yuko ibyo usabye imana byose bishoboka Abaheburayo 11:6 ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko wegera imana akwiriye kwizera yuko iri ikagororera abayishaka imana ishimwe ikindi cya kabiri urukundo umuntu w'umusore wamenye imana kwizera nagere ko kugira urukundo dufite nk'abana b'Imana tukiri abasore n'imyaka tugezemo
nyine nk'uko twabivugaga. Uru rukundo rwo gukunda Imana ruhita ruduhatira gukunda abantu. Haleluya, amen. tuvuze icyo cy'urukundo nagiye nsoma amagambo y'Imana arandyohera. Bibiliya iryoshye yose, ariko Yohana wa mbere ibice bine umurongo wa 19 aravuga ngo turayikunda kuko ari yabanje kudukunda. Ni ukuvuga ngo Imana yari yabanje iradukunda iduha umwana wayo Yesu ngo dupfire. Rero uru rukundo ruri tuwe, ruri reciprocal. Imana yaragukunze yanciye ikisi, ntacyo yaduciye. Icyo dukora rero ni ukuyitura tuyikunda, tugakunda n'abantu bacu. Niho n'umuririmbyi yaririmbye ati mwami Yesu mu rukundo rwo gukunda abo mu isi nkunde abantu bawe. Haleluya, ubwo ni mu rwego rw'ivugabutumwa. Ikindi usomye nanone ubwo butumwa urwandiko rwa mbere rwa Yohana 4:7 kugera ku 8 havuga ngo bakundwa turi abana b'Imana, kandi hakavuga ngo dukundane. Ngo dukundane, ngo kuko umuntu udakunda ntago ari uw'Imana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana. Hakomeza hadefiniza hagenda havuga iby'urukundo. Ubwo rero ni ibintu by'ingenzi. Udakunze mwene so ntago wakunda Imana. Gukunda Imana ntibyaba muri wowe. Urwo rukundo rero twagiye cyagiye cyacu na ya komite yacu y'abantu batoya bayoboye abandi, ariko tugakora nk'itorero uko rikora. Twagiye tubona ayo materaniro yacu uko guhugurana, uko kwigishana ibyanditswe byera no kuririmba indirimbo na zaburi nshya byagiye bituvana ku rwego bitugeza ku rundi. Ubuse twari tuzi yuko dushobora kuba dukorera Imana ubu buryo aho turi mu matorero yacu. Oya, ntabwo twari tubizi. Twari turi ahantu turi twumva ari fellowship, ariko aho ngaho muri buriya bumwe, muri buriya busabane, muri uriya munyenga wo kwikundira iby'agakiza no kuyoboka Kristo byaje kudushepinga. Dore turabo turi bubu. Haleluya. Ikindi cya gatatu rero, ishyaka. Ibyo ni ibintu bidufasha muri guhamagarwa mu gukorera Imana. Umuntu ari umusore, ishyaka. Umuntu wese wahamagawe umukristo akwiye kugira ishyaka. Iri shyaka rero riduteramo akanyabugabo gatuma tudatezuka. Aka kanyabugabo tugahora dufite iryo shyaka bwakeye bwije. Ufite ishyaka ryo guhamya Kristo, ryo guhamya, ryo kuvuga Imana. Ikindi cya kane, umwete. Umwete, gukorera Imana bisaba ko dukorera Imana n'umwete wacu wose. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani 8:17 nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Bakundwa bene data, abadukurikiye mwese, abazakurikira bakareba kino kiganiro, mwaba bahamya umuntu wese ukunda Imana n'umwete we wose agakora ibyo ashaka, agakora ibyo gukiranuka, nta kabuza Imana ijya imwiyereka. Haleluya. Iyo ikwiyeretse igakora ibyo wayisabye ikuremera amashimwe, wayihamya ikakongera n'ibindi. Dukwiye kuba abantu bakorera Imana dufite n'umwete wacu wese. Imana ishimwe cyane. Ikindi cya gatanu ngo ndabivuga nihuse, ni ukwitanga. Umusore, urubyiruko, umuntu mutoya arasabwa kwitanga muri wa mwete we, muri kwa kubaduka kwe harimo kwitanga. Kandi uko kwitanga tubona mu nzu y'Imana bigusaba kwitanga ukorera Imana, ukitanga ugakorera n'abandi kugira ngo nabo uyibegereze bayimenye cyangwa bakomeze kuyikunda. Tuba dufatanye umurunga w'urukundo, dufatanye mu bumwe buduhatira kwitanga tumara amaje. Uko kwitanga rero niko gutuma umuntu ari umusore ashyigikira abakuru b'itorero, abamuyoboye, ukabikora ugandutse. Ubwo bwitange uba urimo kwandikisha ku Mana. Haleluya. Bitubereye iby'umugisha. Uzi ko buriya twigaga nyine academy kandi mbirongo ingano mu itorero. Ejo bundi ahangaha ntago haraca igihe kinini nibwo baduhesheje umugisha bati nimugende, ariko tumaze kugaragaza guhamagarwa, ariko tumaze kugaragaza ibyiringiro byacu, ntaho tugeze dukorera Imana. Umushumba wanshumbye imyaka 25 yumva yuko ari by'ukuri nta gushidikanya. Oya, ntabwo ari mata yo kuba umushumba, ahubwo mpamagariwe undi murimo kandi arangije aduherekeresha ibiganza yo kudushyiraho ibiganza by'abakuru. Haleluya. Sister, ntabwo wari uhari ndabigutuye. Byari ibyishimo bivanze n'amarira, emotion, ari kuri we, ari kuri twebwe.
ni ukuri nawe kubana n'umuntu imyaka 25 twiga academy Uganduka, tugafashirizwa hariya ukora. twaruhuka abandi member hariya Wow. icyo gihe ariko Imana yavuganye natwe itwereka umurimo tugiye kuzakora irabiduha dutegereza imyaka n'imyaka ejo bundi ahangane bw'Imana yatwe twahamirijwe kuko ibintu byose tubikora dusenze tubwirwa ngo move on. Amen. Move on to that next stage. Amen. None rero tuzabahamagara muri launch. Yes. Bisa naho bimaze igihe biri ari itorero riri aho ngaho nyine ryo hafi aho ngaho ryitwa Baby Church. Ariko Imana ndabona igiye kudutwikurura mu mwuka. Hallelujah. Imana igiye kudutwikurura. Yes. Hallelujah. Amen. Ufite amatsiko yo kumenya abo twitwa. Ahubwo ndimo kubitekerezaho ntabwo narinzi ayo mateka yose aho bigeze ariko numva urimo kunyisha amatsiko. Baba we vuba ngaha turaza gutwikururwa kuko tumeze nk'abantu bamaze igihe batwita inda umubyeyi umaze igihe none igiye kuvuka. Amen. Amen. Ndumva mu isi y'umwuka nizeye gukora kw'Imana. Hallelujah. N'umufasha wavuze uzi nyine Imana yampaye turimo turakorera Imana turanezerewe twemeye iyo direction. Amen. Kandi tubaje kumva koko ari Imana hanyuma turangiye tugira umugisha iyo transition nayo iba peaceful byaratunezere cyane nukuri tumva tuzakomeza gushyigikira abakozi b'Imana kandi nabo dufite ijambo ryo gushyigikirwa nabo. Amen. Rwose mu buryo biratunejeje binyuze umutima wacu. Amen. Nsoza rero nsoza ibyo nagerageza kuvuga bidushyigikira umurimo w'Imana. Iyo umuntu afite kwizera yego akaba afite urukundo gukunda Imana na bene se akaba afite muri we ishyaka akaba muri we afite umwete yego akaba muri we agira kwitanga yego nta kabuza Imana izasohoza imirimo yo gukiranuka mu murimo arimo gukora. Amen. Rero rubyiruko bantu batoya mufite ishyaka Imana izakomeza umuhamagaro uri muri mwebwe kuko ni urugendo agakiza ni urugendo tugiye dutozwa tugiye tumenya tugiye twunguka Imana ni nziza. Amen. Sister Gorete numva hageze biryoshye numva meze nk'utangiye none numva nk'utangiye none mfite na package mfite na package n'ubundi buhamye igihe kinini kingana gutyo reka ibyo y'igihe mperutse no gutozwa noneho mperutse gutozwa rwose in theological school none ubu ngubu numva nezezwa no gukorera Imana noneho Imana iravuga iti nguhaye sa place noneho ntabwo uzayobora Imana na lisansi ya human resources management ahubwo reka nguhugure ngutoze neza. Yes. Ejo bundi mu kwa gatatu tuzakora graduation muri Africa. Ariko wowe ndabona woherejwe igihe kigeze urutonde rwarasohotse tugiye kugraduate. Amen. Imana ni nziza cyane utayikorera utayihamya ni Amen. Oya nawe that's far we have come from. Ebenezer. He has been our Ebenezer. Hallelujah. Yes, aguha umugisha cyane Pastor Bahire mwumvise ubuhamya aduhaye ngewe ndatangaye ko urumva ko vuba aha bidatinze araza kudutumira hanyuma agiye kukopeninga mbese ngo bari batwite so umwana agiye kuvuka. Rero uwo mwana ugiye kuvuka bene data nshuti za Yesu nimureke dushyigikirane tumushyigikire niba Imana imuhaye kubyara nuko nawe ejo izaguha kubyara kandi yatubwiye ku bintu yatubwiye ibintu bitanu yatubwiye ikintu tuwe cyo kwitanga gushyigikira mwene so gushyigikira umurimo w'Imana wivuga ngo nguriya nawe ngo yishyizeho uriya se buriya azabishobora uriya se buriya ni gute oya reka nkubwire shyigikira uko ushoboye niba utabishoboye icecekere wica intege kuko iyo umuntu ahagurutse kenshi usanga hari amajwi menshi ubu ndatekereza ko na pastor nubwo yabohereje yabarambitseho ikiganza birashoboka ko afata kwisi ibintu bizatunganara ese ubu ahantu tuzahabona ese bizagenda bite ese nzabishobora ngenda ngaruka ese nzimuka sinzi ahantu ugiye gukorera umurimo ariko meretse kuganira na Joy ambwira ko ari hirya ya Kigali ariko aho hirya ya Kigali ukagira ibitekerezo byinshi bikuvangira ukongera ugatuza ugasenga ukongera ugahaguruka ntabwo ari ibintu byoroshye mu by'ukuri pastor nubwo urugendo ni rurerure ariko burya kugira ngo witwe pastor bakubwire bati haguruka none usohoke utangire so kuguca mu ijambo yego mu by'ukuri
hari kwizerwa n'Imana. Imana turayizere nayo irakwizera ikakugarura umurimo. Yego. Tubiziranyeho ariko hari n'abandi benshi tugiye tuganira kuko turacyari in touch. Kigali ni ntoya, usanga tujya tubonana kenshi. Yego. 2009 ukwezi kwa munani tariki 8 nibwo badusengeye baduha inkoni y'ubushumba. Ubwo ni ukuvuga ngo rero tumaze igihe dutozwa mu by'ukuri abantu bafite gushidikanya kuko Imana irakora. Icyambere igikuru ufite ijwi ry'Imana. Imana niyo igutumye, iragushyigikiye. Icyo nicyo gikuru. Yego. Icyo nicyo gituma tudatitira, tutagira ubwoba. Ikindi is it God's timing? Nicyo gihe. Naho ubundi amajwi ntashobora kubura kuza, abashobora kukubaza, abashobora kubitekerezaho bakabitindaho, ariko igikuru nuko uba ufite iryo jwi, ufite iryo sezerano, kandi gukora umurimo w'Imana ni byiza. Njya ntekereza nkabona hari ibintu byinshi bintera gukomera, ariko niba umuntu ashobora gutangira kioski cyangwa kenkayori gakomera, utangiye iby'Imana, ukora iby'Imana, uvuga iby'Imana, kandi ushyigikiwe n'ijuru. Bitazagushyigikira. Amen, amen. Ndatekereza ni ukuri, ntabwo nshidikanya abahiye. Niba waratuyoboye muri akademi kiriya gihe cyari kinagoye ndetse utaranaba strong cyane, nawe ugishakisha, none ukaba umaze kuba trained, rwose nanjye ndahamya yuko Imana yabaye yo kwizerwa. Yabaye yo kwizerwa muri Kiste, muri Jede. Imana ibaye yo kwizerwa mu murimo w'Imana. Tuvuye no mu mashuri icyo gihe umuntu yaherukiragayo, Imana iduteye iteka. Amen, amen, amen. Kwihangana gutera kunesha. Yesu naguha umugisha rero, kandi turabasengeye ngo mukomere, nimukomeze. Imana niyo itangiye kandi nayo izasohoza. Izabakoresha iby'ubutwari, aho muzajya gukora umurimo wayo, Imana izabanezeza, muzavuga ngo iki nicyo cyari igihe cyacu cyo guhaguruka. Rero Imana ibaho umugisha kuba mwaricaye imbere y'umushumba wanyu mukahatinda, burya iyo uhatinze uhasohokana ishema. Rero niyo graduation tuzayiza, muzadutumire niba ari ngombwa. Murumva ko dutumiye 15 z'ukwa gatatu tuzaze tumushyigikire, dushime Imana ko arangije icyo cyiciro cy'amashuri. Rero ndimo kubitekereza, navuze ntari ko buriya uri umusore, yego birashoboka, bitubwiye ko bishoboka kuba wakorera Imana kandi ukagendana nayo ikagukoresha iby'ubutwari, kuko niyo idukoresha ntabwo ari twe, ntabwo ari bimwe tuba twarize mu ishuri ngo na accounting ura balancing equation, reka da, ni ugukoreshwa n'Imana. Iyo ushyizemo iby'isi biba bipfuye. Ariko ngira ngo nekereza ko kugira ngo ushyike kuri icyo kigero cyawe ugezeho bahire, cyangwa n'icy'abandi bagezeho hano hanze ni benshi, tuzagenda tubatumira baze batubwira aho bagejeje. Nekereza ko hame ikintu cyitwa kwitandukanya cyane. Icyo kintu cyitwa kwitandukanya, uri umusore kandi uzi ko haba hari ibintu byinshi cyane bidukeneye, biryoshye, ambiance hano hanze, twasohotse twazamutse, inshuti mwagiye ahantu harya buriya mwagiye ku mazi, mwasohotse mwagiye kunezerwa. Ese ibi bintu nshobora kubikomatanya hanyuma ngakora n'umurimo w'Imana, byose nkabibalansinga bigakunda, hanyuma nkajya kuri urugero tugezeho? Ese biransaba kwitandukanya, biransaba kwikomereza n'ikigare cyanjye cy'abo twavukiye hamwe cyangwa abo twakuranye, abo twiganye bose, bimeze bite? Birashoboka iyo uri umuntu w'Imana, imvugo irahinduka. Iriya bivuze hariya, aho nyine intumwa Apostle Paul yabwiraga Timoteyo, umwana wo mu mwuka, amubwira ati ntihazagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ub'icyitegererezo mu byo uvuga, mu byo kwizera, mu by'urukundo. Ibyo byose rero umuntu urahinduka, imvugo irahinduka, ingendo irahinduka. Hari ibyo tureka, hari ibyo twigoma ku by'ubwami. Ariko ntibivuga yuko abakristo, abasore mu nzu y'Imana batagira ibihe byo kunezerwa, byo kujya kuruhuka, kunezeranwa hamwe, bakarira indirimbo z'Imana, bagakina agapira, bagakora ibintu, kuko gukizwa ntibitubuza yuko turi bujye gukora ibyo bintu bya loisir, bindi nyine bituma umuntu aruhuka, agira gute. Ariko ubwo nanone murabikorana na ya groupe, apana ibyo kujya kwishayisha mu bindi, kuko twavuyeyo, nta mpamvu n'imwe igituma dusubirayo, nta buryohe bwari buhari tujya gufata icyemezo cyo kukwizira mu gakiza. Yego.
rero birashoboka ko umuntu ajya mu nzu y'Imana, abantu bajya biyegeranya bagategura, bagakora za soruti, bagasohokera ahantu bakarya bakanywa bakanezerwa. Ariko ibyo byose muzi yuko umwuka w'Imana ari muri mwe. Yego, umwuka w'Imana arabayobora. Ibyo murimo gukora ntabwo mwatandukiriye ku bushake bw'Imana. Yego, Yesu aguha umugisha cyane Pastor Bahire. Turabisobanukiwe kenshi. Impamvu ngo baje iki kibazo ni uko ujya usanga abantu bavuga ngo mu nzu y'Imana harabowaringa, ngo ntabwo hasusurutse. Ariko mu by'ukuri abantu bibwira yuko abari mu nzu y'Imana badasohoka ngo bicara ahantu barye banywe, batagira umwanya wo kunezererwa n'imiryango yabo n'abana babo. Turanezerwa kandi tukanezerwa neza cyane kuko tuzi uwo dushimisha uwo ari we. Ntabwo tugenda ngo tujye kunywa dusinde, ntitujye mu kabyiniro tugiye kubyina, tuzi uwo tubyinira hari aho tumubyinirira. Rero mu nzu y'Imana harimo ambiance cyane, mu nzu y'Imana harimo ubuzima bwiza. Niba ari groupe yo kuramya no guhimbaza, niba ari worship team, biraryoha ko worship team bagira ibihe byiza, gutegura ibintu by'ibitaramo bya concerts. Abari mu nzu y'Imana bagiye baforma group zibyina traditionnel, zibyina ikinyarwanda, indirimbo z'Imana. Uranyibuka nanjye ko nari intore hano, ariko uracyamenya guca umugara kuko nzi ko Bahire kera nicyo kintu kimuranga. Iyo hari igitaramo yari aca umugara rwose. Ubu hari ibyo uba wibutse. Hari abajya badusetsa iyo bahimbaza Imana ngo no gutanga icyacumi cy'imbavu. Buriya nanjye mba ndimo gutanga icyacumi cy'umugara cy'ijose. Mpimbaza Imana ituma ndi soba. Yego, mfite ubuzima, impano y'ubuzima, mfite agakiza, mfite kuba muri yo turataramye. Yego, no guca umugara. Muri njye mba numva mfite revelation yo kuvuga ngo ndimo ndaca umugara, ndimo ndabyina nka David, nka Dawidi ukuntu yabyiniye agahimbaza Imana. Sanduku y'Imana. Haleluya. Yesu aguha umugisha cyane Bahire kubw'amagambo meza utubwiye y'inkomezi yo kuguhumuriza wowe wa musore wowe uko waba ungana kose wumva utakorera Imana ngo bikunde. Ndashaka kubwira ngo ngwino mu nzu y'Imana, hari byiza binezeza, hari umunezero narabona hanze. Kandi iyo umaze kuhagera nubwo bimenya yuko hari umunezero, wowe ngwino usogongere umenye ko Yesu agira neza. Nutinye nuvuge ngo ubusa ndahera hehe ndaca oya, twatangiye turi bato dore aho tugeze, n'abandi bakiri inyuma yacu nabo bazanahagera ndetse baharenge. Rero wowe ukiri hanze cyangwa ujye ufite hano na hariya, uraza ugakizwa ukajya n'ahandi muri za ambiance zo hanze, oya mesa kamwe, ngwino mu nzu y'Imana, hari byiza cyane bizakunezeza. Kandi iyo ukijije ukamesa ugashyiraho umurongo wo gutandukana n'ibibi. Iki nicyo kibazo twari tumaze kuganiraho cyo kwitandukanya. Itandukanya n'ibigukuraho amavuta, ibitumaraho amavuta. Turaba umucyo, ntabwo umucyo n'umwijima bihura. Reka da, kimwe kije ikindi kivaho. Rero uyivanga, wiza gusenga ngo uramye ukubite gita, nushyika hanze ugende ukikirane n'abakobwa cyangwa se ujye kunywa inzoga. Oya, mesa kamwe uze mu nzu y'Imana, uzahabonera ibyo ukeneye byose mu by'ubuzima, uzunguka cyane, uzahabona ibyiza pe ndabigutuye. Wowe uzaze, turabahamya aho tugeze. Ni ukuri amahoro menshi, umunezero, dufite umunezero cyane. Turashima Imana yabanye natwe, turashima Imana yabanye namwe abadukurikira, abo twiganye. Turashima Imana aho ibagejeje. Hari abafite amatorero, namwe tuzabahamagara muze tuganire, mutubwire aho mugejeje, Imana ibakoresha. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha. Tugeze ku musozo. Bahire ndagira ngo musabe usengere aba basore n'inkumi bagitinya, yumva atagenda na Bibiliya, yumva atavuga gukomera kw'Imana, yumva mbese reka nta kintu mbese yabikoraho, akumva ari ukwifata. Yashyika n'ahantu batuka ibintu by'Imana agaceceka di, yashyika ahantu batavuga ibintu, mbese ugasanga nta kintu kigaragaza na kimwe ko ari umukristo, gusa ngo ni umugwaneza. Ubugwaneza butavugira Kristo ntabwo ari byo. Va muri icyo kigari, ngwino mu nzu y'Imana bigaragare, vuga ko uri umukristo witandukanye n'abandi bagutinya bagukururukaho. Umwami Imana yaguha umugisha, ubasengera kugira ngo nabo basobanukirwe. Reka dusenge. Umwami Imana Data, Imana y'agakiza kacu, urakoze, turagushimira cyane kubw'uyu mwanya, kubw'iki kiganiro, kubwa Mpumuriza TV, kandi no kubwa Sister Goreti, umukozi w'Imana mugenzi wacu. Ndagushimira uyu muteguro kandi bijyanye n'iki kiganiro. Rwose Mana, birashoboka ko twagukorera tukiri abasore, turi abasore b'imigenda. Birashoboka ko twagukorera Mwami Imana
mu gihe cyacu cy'urubyiruko Yego. tukiri batoya Yego, Mwami. kandi Mwami Imana ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo birakwiriye ko nkora umurimo w'uwantumye hakiri kare butarira. Yego, Mwami. ngo butarira aho bizaba bitagishoboka. Yego. Mwami Imana yacu rero turagushimiye cyane, dusengeye bene data urubyiruko umubiri wa Kristo bakijijwe bavutse ubwa kabiri, niba baragize iyo mvugo iyo ndahiro bagasenga bakatura ko bakiriye Imana Data, bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, turasenga dusaba imbaraga, amavuta, ubuntu bwo gukomeza no kuramira mu gakiza. Haleluya. Kandi ubwoko bwawe bemere umuhamagaro. Reka urubyiruko twemere umuhamagaro Uwiteka waduhamagariye kugira ngo tumenye Kristo kandi tumumenyekanishe hirya no hino ku isi. Haleluya. Mana yacu utwambike imbaraga kandi ntitukagire gutinya guhamya. Haleluya. Kuko ibyanditswe bivuga mu byahishuwe ngo nabo bamuneshesheje no guhamya ko ijambo ryabo ngo n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana ntibatinya no gupfa, baba abantu bahaza amagara yabo. Haleluya. Mana rero reka tube abantu bo guhamya, kuko niduhamya Kristo mu batamuzi niho bazamumenya nabo bakamukurikira. Haleluya. Mana ndasenze kugira ngo ugenderere urubyiruko, itorero ry'u Rwanda. Ndasenze kugira ngo abantu bakumenye n'ukuri be kugushidikanya kandi be kuvanga n'ibindi bitari Imana. Bamenye ko ari ab'umucyo kandi bakwamamaze Kristo. Haleluya. Nawe nzi neza nizeye kuzababera Imana kandi uzaduha umugisha. Urakoze Mwami Imana. Rinda bene data bose bo dusangiye kwizera, bo dusangiye umuhamagaro, abo ku rugero rwacu, abaturuse, abo twarebeyeho nk'abatoza n'abandi bo munsi yacu, kugira ngo twese dukomeze tugukiranukire. Urakoze wa Mana. Turagushimiye kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Amen. Amen.